Abantu banjye mumeze neza hano bari dufasha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None ahangaha rero HEC cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda cyamaze kuba gishyira ahagaragara itangazo ko habonetse amahirwe ya scholarship muri masters ndetse na PhD mu Bushinwa mu mwaka wa 2026 2027. Iyo scholarship ikazaba ikavaringa tuition fees, amafaranga y'ishuri, living allowance, amafaranga yo gutunga, accommodation fees, amafaranga y'icumbi, transport, international transport, amafaranga y'itike y'indege, local transport within China, amafaranga ya transport cyangwa se ingendo za hato na hato igihe waba wamaze kugera mu Bushinwa. Rero ku bufatanye leta y'u Rwanda ku bufatanye na leta y'Ubushinwa yamaze kuba igaragaza ko Minisiteri y'Ubushinwa yamaze kuba itanga full funded scholarship cyangwa se amahirwe ya scholarship ku Banyarwanda. Hari naho tugiye duca muri iri tangazo twita cyane. Gusa mbere yuko dukomeza mu kuvuga ngo ni kaminuza 40 zo mu Bushinwa bamaze kuba bagaragaza yuko umuntu yemerewe gukoramo application na program bagiye bazishyiraho zigiye ziriyo. Ariko mbere ko dukomeza kuri iri tangazo ndagira ngo mbwire ngo ndo kubigeza kuri YouTube channel kandi like, subscribe, fungura zogera tujye tubana igihe cyose hano ku Burezi Rwanda TV. Muhawe ikaze rero kadutangira. Ngira ngo murabona hano batangiye bati itangazo ryo ntago ndindamo cyane nabwo katuza tureba no requirement kuko itangazo ryo twamaze no kuri soma nkoze summary yakako hejuru ahubwo turi hano handitse ngo application requirement interested candidate are invited to submit the following document. Abantu bose bashaka ku applyinga barasabwa gusubmitinga no documents zikurikira. Ya mbere application letter addressed to the Director General of HEC cyangwa se application letter ibaruwa isaba iri addressed cyangwa se yoherejwe kuri deja wa HEC. Kabiri na copy of national ID or passport, valid passport, ikopi y'iranga muntu yawe cyangwa se passport biri valid, bitari papira no detailed curriculum of it, CV yawe, one passport sized photograph, ifoto ngufi ya passport, notarized copies of academic certificate and transcript. No kuvuga ngo hano ni certificate za zose ziri notarized ndetse na transcript zawe, a personal statement in English maximum 1000 words of training, academic background, work experiences, achievement and career plans. Kuvuga ngo hano ni ugomba ko personal statement ya ugomba kubigaragaza, igomba kuri mu Cyongereza itarengeje amagambo 1000, igaragaza background yawe, igaragaza uburambe ufite, ikagaragaza achieve ibyo wagezeho, kugaragaza na career plans, ambition zawe. Recommendation letter from current or former academic staff. Recommendation letter cyangwa se leta igaragaza imyitwarire yawe uko umeze, uburyo wabanye n'abantu, shaka kutuka ku academic ahantu wize ku kigo wizeho cyangwa se n'ikigo wakoreye. Recommendation letter from applicant employer, the study plan or research proposal, minimum size 500 words. Okay, katwigira no kuri important information. Amakuru y'ingenzi rero mugomba kumenya mwese mukirinda amakosa agiye akurikira. Abakora application bose bagomba gukora kunyura kuri iri tangazo rya kuri no link namaze no kuba na pinninga muri comment. Ikindi, applicant must apply for programs related. Applyinga bagomba ku applyinga kuri programs ziri related na qualification zabo ibyo bizemo. Ikindi, applicant are required to select one program from the list. Applyinga bagomba guhitamo program imwe muri program 40 ziri kugaragara muri university, muri kaminuza 40 ziri hano. Ikindi, the scholarship ibyo nabivuze, scholarship covering tuition fees, amafaranga y'ishuri, covering accommodation fees, amafaranga y'icumbi, living allowance, amafaranga yo gutunga, na international transport, amafaranga y'indege, local transport within China, amafaranga y'ingendo zo mu Bushinwa,
ndetse na medical insurance, amafaranga y'ubwishingizi. Only complete application will be considered. Abantu bonyine bazasoza application nibo application yabo izagira agaciro. Ndono mbere ko dukomeza katuza hano kuri ya link uko mubibona hano, tuyifungure turebe ukuntu hano biraba bimeze. So no kuvuga ngo rero numara kugira ahantu nk'aha ngaha hano uraza kugira ute ushaka wakanda hano hari ngo view scholarship, ukazicamo ukazireba zose ukagenda uzireba, ariko noneho ko twese tuyizira hehe hano handitse sign in. Gusa sign in kuri dusanzwe dufite account, tuzatuza hano handitse ngo create account. Create account ushyiramo iki, amazina yawe abiri hano, ugashyiramo phone number, ugashyiramo irangamuntu, ugahitamo gender, email yawe, password ukayishyiramo, ukayikomprima, then ugakora sign up, ugakomeza n'ibindi. Sawa rero, mugire umunsi mwiza, bye bye, God bless you, Imana ibarinde.